aricyo nekereje aho ngaho ubundi buriya n'abahanga b'abanyabwenge kugira ngo usenye ikintu wubatse urinjije nibwo bujiji bwa mbere gusenya ikintu wubatse gufata inzu ukayubaka uko kubaka inzu biravuna gucukura umusingi ugafata amabuye ugafata ikambu ugashyiraho ukazana abatekinisiye ukuzura amara kuzuza usakaye wizeye ko uzajya kuba mu nzu warangiza ukayisenya ni ukuvuga ngo rero ubwo nibwo bujiji gusenya ibyo wubatse urakoze cyane kimwe mu bibazo dufite muri iyi minsi abantu bankurikiye bakunda kuba mu bintu by'Imana abantu bakunda gusenga tugeze mu minsi igoye aho umuntu ava muri korali yaririmbyemo imyaka 12 akaririmba bimugoye akarepeta bimugoye akiga indirimbo bimugoye akayiririmba b'imyaka 12 ariko mu mwaka agiye kwivamo agasiga yisenya rero kimwe mu bibazo dufite n'iki nuko abantu kandi nitwebwe umuntu arahindukira akavuga ngo ibintu by'Imana byataye agaciro nta muntu w'Imana ukiriho abantu bose nabesikoro ndagira ngo mbwire umuntu dukurikiye ubwo itorero ry'Imana rikiri mu isi n'umwuka wera aracyahari reka wijya kure nimba itorero ritarataha n'umwuka wera aracyahari kuko ikibazo gihari nuko umuntu ashaka umwuka wera avuye mu kabari yego ashaka ko umwuka wera aza kuvugana nawe avuye mu kabari agashaka ko umwuka wera aza guhita mu bagabo babiri afite umwe ari uw'abandi n'undi ari uw'abandi wibwo nabo mwaba ashaka ko Imana iraza kuvugaho akaza gushaka ngo mu kazi yabonye atanze ruswa runaka Imana ihamurindira kandi yatanze ruswa kandi arabizi ko yatanze ruswa nawe arabizi igihari nuko turi gusenga Imana ariko hari ikindi twabanje gusanga aho twishingikirije Imana bamwe baba baragize nka garamfere cyangwa mubyara wacu turagira ngo tubwire abantu badukurikiye ariko tugeze mu minsi nawe urabibona n'urugero uri umuntu w'umugabo sibyo yego mu bigaragara uri umumama dore wambaye impeta nambaye impeta ufite umuryango nanjye ufite umuryango yego sibyo uri umuntu w'umugabo ufashe umugore wundi yego w'umukristo uramuhanuriye sibyo bari kumwe noneho umubwiye ko yasambanye mu by'ukuri uyu muntu urugo urarwubatse cyangwa urarushenye ubaye musenya mu buryo bwo bwose umusenye mu buryo bwa societe abamo usenya umuryango umva si no gusenya umuryango gusa usenya n'umuryango nyarwanda usenya n'itorero yego usenya aho avuka usenya n'aho yashatse usenya n'abana be nawe ubwo n'inshuti ze Yesu ashimwe ndabasuje mu izina rya Yesu ni Mugeni chano yanjye nayo turitiranwa yitwa Mugeni TV ndabasuhuje abari mu gihugu abari hanze mwese amahoro y'Imana nabane namwe suje inshuti zanjye abankurikiye abavandimwe abo dufatanije umurimo Imana y'amahoro ibaho umugisha nakiriye umukozi w'Imana bikora Imana tugiye gufatanya muri iki kiganiro ndetse tugiye kugeza ubutumwa bwiza ku badukurikiye turakwakiriye kuri Mugeni TV murakoze cyane amen abantu baragukunze benshi bagiye banyandikira abandi barampamagara bansaba ko twakongera tugakorana ibiganiro ndetse ukabahereza ubuhamya ko ntabwo ari babutambukije neza benshi bagiye bagira amatsiko turagushimiye rero ko wumviye umwuka w'Imana ukubamo gukoreramo ukagaruka kubana natwe kuri Mugeni TV amen Imana iguhe umugisha tugiye gutangira dusenga ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere tubanze Imana tugiye kubanza dusenge dushima Imana kuba twabyutse bikemera
ndetse natwe kuba tukiriho ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ndetse twihanganishije abatameze neza, abagize ibyago, abarwayi, ab'ubuzima butari kugenda neza, turabihanganishije kandi turabakomeje. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi bishobora kutagenda neza uyu munsi ariko ejo bikagenda neza. Ntabwo ubuzima buhora busa. Ntabwo busa kuko n'umwanditsi aravuze ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo ariko bwacya impundu zikavuga. Haleluya. Nawe ubyizere gutyo, bishobora kuba bitameze neza aka kanya ariko mu gitondo bikaza kugenda neza, cyangwa ku mugoroba bikagenda neza. Umuhanzi we yaravuze ngo ntawe usenga kimwe. Yego. Akarusha iyo usenga, akarusha iyo wizera Imana, biba byiza kurushaho, kuko gusenga bidutera ibyiringiro. Kandi ibyiringiro tuba dufite si iby'ubusa, nta nubwo bidukoze isoni. Tugiye gutangira dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka, Haleluya. uri umunyembaraga kandi urashoboye. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana y'imbaraga. Uri Imana ifite ubushobozi no kugira neza kwishi. Turagushimiye ko twabyutse biremera, Banyarwanda urabarinda, ndetse natwe ubwacu uraturinda. Nugiye kudufata amajwi n'amashusho wamurinze. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko warinze bene data, natwe ukaturinda. Tukweretse iri jambo tugiye gutambutsa, izi mpuguro, tukweretse ubuhamya tugiye kunyuza kuri iyi cano. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rize kuba ari ryo rishyirwa hejuru. Nyemerere ubwami bwawe burushaho kwaguka mu mitima yacu, ndetse no mu mitima y'abazakurikira iri jambo. Nyemerere Mwami Imana uze guhagarara natwe. Turaritse umwuka wera w'Imana kugira ngo aze gukorana natwe imirimo ndetse n'ibitangaza, kandi buri muntu wese uzumva ubutumwa bwiza akizera azakira igitangaza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nifuje ko tuza kuganira ndetse tukanavuga ijambo ry'Imana, ariko tukaza kuganira mu buryo busa nkaho duhugurana. Tuvuga ku bintu by'Imana, ntabwo turi abahanga muri byo, nta nubwo turi bakuru muri byo, ariko nanone igihe tubimazemo hari ibyo tuzi twasangiza abadukurikiye, twavugaho. Tutaravuga turakwakiriye, wibwira abadukurikiye. Ushobora gusanga hari umuntu ugeze kuri channel ya Mugeni TV uyu munsi akumenye. Yego, murakoze. Shalom shalom, nitwa Bikorimana Papias, ndakijijwe nkunda Imana n'abantu bayo, nuye Kicukiro. Imana iduha umugisha. Imana imuha umugisha. Bikorimana ni inshuti yacu, ni inshuti y'umuryango, by'umwihariko uri umuntu w'Imana. Tugeze mu minsi igoye. Muri iyi minsi kubona umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana biragoye, ariko turashima Imana ko mu bantu batarapfa nawe ukirimo. No kuri Imana ishimwe. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko. Tugiye kuganira ku bice bitatu, hanyuma dusoma umurongo wa 22, hanyuma tuganire. Haranditse ngo kandi abanditsi bavuye Yerusalemu nabo bati afite Zerubabeli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira umugani ati, Satani abasha ate kwirukana Satani? Y'ubwami bwigabanyije ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanyijemo ubwayo ntibasha kugumaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Tugiye kuganira kuri iri jambo. Iki gihe nta wundi wavugagwa yari Yesu. Wakoze ibitangaza, wagaburiye abantu, wahumuye impumyi, ibirema bigakira, impumyi zigahumuka. Wa muntu wageze ku kidendezi cy'Ibetesida, hari umurwayi bimaranye imyaka 38, yikorera uburibwe arigendera. Uyu Yesu batubwiye ni umwe wakijije umugore wari imugongo bimaranye imyaka 12.
bisobanuye ngo ni umuntu bagiriyeho umugisha cyane. kandi Yesu si n'umuntu, ahubwo bwari ubuntu bagiriwe bwo kugendana na Yesu, bwo kubana nawe, ariko si bamumenya. Ariko ntabwo bigeze bamumenya kuko n'ubundi baragendanaga. Ariko twebwe ubu ngubu dukizwa kubera umwuka wera. Bigora cyane kuba utari kumwe n'umuntu kwizera ikintu utabona. Yego, kwizera ikintu utabona. Cyangwa ngo ariko bo bari bafite amahirwe menshi. Uyu munsi inshuti za Mugeni TV nifuje ko uyu munsi tuza kuganira ku kintu nagiriyeho amatsiko kandi nawe ushobora kuba ufitiyeho amatsiko. Tujya twicara ukumva ngo runaka yuzura umwuka wera, ejo tukamufata nk'umuntu wuzura umwuka wera, tukanajyayo tugasengerayo, tukabona Imana, abarwayi bagakira, ingumba zikabyara. Ariko bamwe muri babandi bahagiriye umugisha, ukaza gusanga nibo nanone bahindukiye basenya hamwe bakuye umugisha. Ibi rero ni nabyo bakoreye Yesu. Arabakiza, arabagaburira, azura abana babo, abaha guheka, abaha amahoro, abaha kubyara, ariko ngo bamushidikanyaho. Bamwe baravuga ngo ni umukuru w'abadayimoni. Arabasubiza ngo ni gute ubwami busenya ubundi? Ni gute ubwami, niba nkorera ubwami bwa Satani, ni gute nakirukana abadayimoni mu muntu? Ubwo nakabaye nkorera ubwo bwami. Ntabwo binakunda. Ibyo ntibishoboka. N'abagendana bataziranye. Ntabagendana bataziranye. Ujya no kuvuga ngo n'intore iyo zihamiriza ari kuba zitosha. Yego. Zikajya mu muryo umwe. Yego. Nta bwami rero busenyana. Nta bwami busenyana. Kimwe mu bintu bikomeye bihangayikishije isi ndetse birimo bibera inshoberamahanga abantu barimo baza gukizwa, baza mu gakiza vuba, ni ibi bintu byacu by'Imana tubamo. Uburyo tubivuga n'uburyo tubikora birimo bicanga abantu, hazamo kwibaza ibibazo byinshi ku bantu. Kimwe mu biganiro nagambiriye uyu munsi ko tuza kuganiraho, nagambiriye uyu munsi ko tuza kuganira ku ijambo rivuga ngo ni gute umuntu akorera ubwami bw'Imana agahindukira akaba ari nawe ubwisenyera. Kandi kimwe mu bintu bikomeye ni ikibazo kivuga ngo niba ari ibintu bigoranye, ni ukubaka inzu ari wowe wayubatse ugahindukira ukanayisenya. Hari icyo nekereje aho ngaho. Ubundi buriya n'abahanga b'abanyabwenge kugira ngo usenye ikintu wubatse urinjije. Nibwo bujiji bwa mbere. Gusenya ikintu wubatse. Gufata inzu ukayubaka, uko kubaka inzu biravuna. Gucukura umusingi, ugafata amabuye, ugafata ikambu ugashyiraho, ukazana abatekinisiye, ukuzura, amara kuzuza usakaye wizeye ko uzajya kuba mu nzu, warangiza ukayisenya. Ni ukuvuga ngo rero ubwo nibwo bujiji. Gusenya ibyo wubatse. Urakoze cyane. Kimwe mu bibazo dufite muri iyi minsi, abantu bankurikiye bakunda kuba mu bintu by'Imana, abantu bakunda gusenga, tugeze mu minsi igoye aho umuntu ava muri korali yaririmbyemo imyaka 12, akaririmba bimugoye, akarepeta bimugoye, akiga indirimbo bimugoye, akayiririmba b'imyaka 12, ariko mu mwaka agiye kuyivamo umwe agasiga yisenya. Jewe hari ikindi numva muri korali, urugero wenda nk'iyo korali ushobora kuba uri muri korali ariko bikaba ngombwa ko ubona kuririmba kutakibishoboye. Rero niba utabishoboye si ngombwa kuvuga ko korali ari mbi. Yego, ya aho ngaho wowe ubyemerewe. Rero bimwe mu bintu bigoranye nuko twe twakijijwe, twe twagiye mu nzu y'Imana, twe twamenye Imana, ni natwe turimo dutuma umubare w'abaza gukizwa utiyongera. Dufashe ikigereranyo, kera tugikizwa mu gihe cyo hambere abapasitoro bari bake, ariko umubare w'abakizwa waragwiraga ukiyongera. Uyu munsi dufite igipimo cy'abashumba benshi n'abahanuzi benshi n'abaririmbyi benshi, ariko umubare w'abagwa n'umubare w'abagabanuka mu gukizwa ukiyongera.
bisobanuye iki? Nta nama tugifite nyinshi ziza kuri Kristo, kandi kera abashumba bakiri bake, abahanuzi bakiri bake, abavugabutumwa bakiri bake, umubare w'abakizwa wariyongeraga. Ikibazo wowe ubona ari iki kibitera? Njyewe ikibazo mbona kera, nivuga kera umuntu wese agira kera. Yego, ko unawe ufite kera hawe cyane, kera hawe. Ariko tuhere nyine, hari ukuntu kera abantu iterambere ritaraza nk'uko turi kuri kamera ubu, ndibwira ko hari abantu benshi bari kudukurikirana. yego, abari mu mahanga, abari mu ntara zitandukanye, abari mu modoka, abari ku buriri bari kudukurikirana. yego. Hanyuma kera impamvu abantu bakizwaga ari benshi kandi abapasiteri ari bakeya. Yego, njye ntabwo nemeranywa n'abantu bavuga ngo urukundo rwa benshi rwarakonje. yego, ahubwo ntabwo bafite. yego, nta rukundo rukonje, ahubwo ntabwo bafite. cyangwa se ukumva umuntu aravuze ngo uriya muntu afite urukundo ruke. Nta rukundo ruke rubaho, nta n'imbabazi nkeya zibaho. Imbabazi ni imbabazi, n'urukundo ni urukundo. yego. Kera impamvu abantu bakizwaga bakiyongera ari benshi, icya mbere umuntu yakizwaga azi ibyo avuyemo. Yego, ni hake ubu ngubu umuntu twajyaga tujya kubwiriza ubutumwa, abantu bakazana uburozi tukabutwika. yego, bakazana uburozi, ibintu by'ibinyuguri, abantu babandwaga bakabimena hariya bakabitwika. Ariko ntekereza ko icyatumaga babitwika ntabwo yarimwe, ahubwo imbaraga z'Imana zakoreraga muri mwe. Yego, nizo zatumaga bya bintu bitwika. niwo nshaka kubwira nyine. Noneho umuntu agakizwa avuye muri ibyo bintu, akaza aje mu nzu y'Imana, noneho n'abasanze bakamwereka urukundo. Ntekereza ko impamvu abantu batakizwa ari benshi, icya mbere uruhare. Abashumba bashobora kuba bafite uburwayi yewe ntazi, icyo ni icya mbere. Abandi bakizwa, za ntama duhamagara nazo zishobora kuba zifite uburwayi ntazi ubwazo. Ikindi mbona tukiri aho njya gutegura iki kiganiro ngira ngo tuzakiganireho, nagomeje kugenda mbyibaza. Tugeze mu minsi, ejo bundi mperutse kujyana n'umuntu gusenga, tujyana gusenga ahantu. Tumaze kujyana gusenga, arambwira ngo hari ahantu twagiye gusenga nta Mana ihari. Numva binkoza ahantu, namusubije ijambo rimwe, ndamubwira ngo ntabwo kuba Imana itari ihari ubwo nawe uhari natwe duhari, byaba bivuze ko natwe ntayo twari dufite. Ariko tubaye twari duhari dufite Imana, iyacu yakabaye igaragara. Mu yandi magambo, Eliya ku musozi Karumeli yagaruye Imana mu Bisiraheli, igihugu cyose bari barimuye Imana, barimitse ibigirwamana, ariko Eliya nk'umuhanuzi we wenyine agarura Imana muri bo. Ariko tugeze mu minsi, umuntu aba mu rusengero, akaba mu cyumba, akaba muri gurupe, akavuga ko nta Mana ihari kandi nawe ahari. Ikigaragara uwo muntu nawe nta yaba afite, kuko abaye afite Imana yakabaye yagaragariye aho hantu, kuko Imana ntihishwe. Ni ukuvuga ngo uvuga ko nta Mana ihari, ahubwo muri we ntayirimo, kuko abaye ayifitiye yakaba yagaragaye. Kuko ni ukuvuga ngo hari amagambo Yesu yavuze, yaravuze ngo agasozi kirengeye ntabwo kwihishira, kandi ntiwafata itabaza uritwikiriza intonga. Bivuze ngo niba winjiye ahantu hari umwijima, wowe uri umucyo, hagomba guhita haba umucyo. Noneho nyiri hahandi rero twavugaga ku mpamvu abantu ubwabo badakizwa, batagikizwa, biraterwa n'abagabura b'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Nta kuntu ushobora kubwira umuntu ngo ngwino ukizwe, ngo Imana yahita iguha byose, ndetse ukamwumvisha ko. Ariko tukiri aho ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe, kandi nibaza ko n'abadukurikiranye bajye bakibaza. Tugeze mu minsi umuntu ashobora kuvuga ngo runaka akorana n'abadayimoni, runaka namubonanye inzoka, runaka ni umurangi, kwa runaka basenga abadayimoni. None ikintu ngira ngo tuganireho, ugasanga ubivuga we ntiyahavuye, arahasebya kandi agihari. Niba yabonye ko kwa runaka, itorero runaka, hariya runaka nta Mana ihari, abagihari akora iki? Hari icyo bita inzererezi.
yego hari icyo bita inzerezi, ngo naba ari inzerezi yo mu mwuka cyangwa se yo mu mwuka bari inzerezi. Ubundi twibukiranye ko ntabwo Satani yishimira ko ubwami bw'Imana bwubakwa, yego kandi ntabwo Satani aza fizikare gutya ngo tuzamubone, yego ahubwo uko umuntu mwuka wera umukoresha burya ni nako Satani yakoresha umuntu. yego Icyo gihe rero nyiri kubibwirwa, nyiri kubyumva akumva ari kubivugwaho, icyo agomba gukora ni kimwe, hamwe no gusenga. njyewe ntegura iki cyigisho ntange mugeni, natekereje ko rimwe na rimwe impamvu tubona ko aho hantu nta Mana ihari ni uko abantu rimwe na rimwe dusigaye tujya gusenga dufite intego zitandukanye. hari ujya gusenga ngo bamenye iby'abana be, undi akajya gusenga ngo amenye iby'umugabo we, undi akajya gusenga ngo amenye iby'akazi, amenye ibya famiye y'iwabo, ibya famiye y'iwabo. nkanjye umuntu aherutse kumpamagara, ndatanga urugero ntabwo ndi bumuvuge, arambwira ati mukozi w'Imana ngo uhaye icyifuzo unsengere. mu by'ukuri ntabwo si ikibazo kuba mpereje icyifuzo, ariko gereka arambwira ngo kandi umbwire uko ikubwiye, ni Sonateke noneho ngo ndagira ngo mbwire abantu bankurikiranye, ntabwo Imana ari radiyo ushyira mu gihugu ushaka uvuga ngo ndakina igitangazamakuru iki hajyemo iki. Imana bundi ndagira ngo mbwire abadukurikiye, Imana ntabwo tuyikoresha, iradukoresha, ariko abadukurikiye bahishwe ko twebwe Imana idukoresha, twebwe tutayikoresha, ahubwo barahindukiye barashaka ko dukoresha Imana. Yego, kandi ishobora no gucishika yakumvishije. Ese nta jambo wumvise ngo yararyana areba ibyerekeza bw'ubwato, asinziriye, habaho ari icecekere, yararyanye areba ibyerekeza bw'ubwato. Ubwo urumva abagashya bari bagumije kugashya, abacuruzi bagumije gupakira imizigo yabo, ngo yiryamiye areba ibyerekeza bw'ubwato, ngo yicecekeye asinziriye, kandi hari shuheri y'umuyaga, umuyaga ubatera hejuru, barataka aricecekera. ariko ngo baza kugeraho noneho bageraho bamusanga baramukomanga, maze kumukomanga ngo nibwo yakangutsa cyaha umuyaga. Nuko gucyaha umuyaga ngo bose bahita bibatangaza bavuga ariko burya usukwe turi kumwe n'umuntu ukomeye. Ikibazo rero nibajije niki, twebwe nk'abakozi b'Imana tugenda tuba muri sosiyete zigiye zitandukanye. Biragoye ko wabona umuntu ukorera kampani runaka ngo ahindukira azayisebye, ntabwo bibaho, ahubwo barayamamariza bakayikorera publicité kugira ngo bya bikorwa byabo bakora bikundwe. Ariko tugeze mu minsi igoye aho abantu bamenye Imana, abakristo bo hambere babandi bageze ku Mana barushye, bamwe baje bananiwe Imana ikabaruhura, babandi baje nta kintu bafite Imana ikabaha ubuzima. Tugeze mu minsi igoye ariho hantu bageze nabo bo gusenya ubwami bw'Imana, kandi ntabwo gusenya ubwami bw'Imana nta fundi bakoresha nta joro ntaki, ahubwo akanwa kacu, ururimi rwahanuye, rwa rurimi rwavuze ubutumwa bwiza rugahindukira rukaba ari narwo rusenya. Nicyo kintu nakubwiye ngo ubundi ubwami bw'Imana ntabwo Satani ajya yemera ko bwubakwa. Bariya abantu barwanyije Yesu, urabona kugira ngo umuntu aze agukirize impumyi wayirandataga, akaza agakora ku maso ngo humuka, impumyi igahita ihumuka. Umuntu wari urwajije umurwayi akaza wari urwaye umugongo w'imyaka 10 n'ingahe, uva umuntu ukakora kuri Yesu ugakira. Uyu muntu ahubwo byari ngombwa ko bamwitura ibyiza, ariko kugira ngo bamwiture ibyiza mu kimbo cyo byiza bamwituye ibibi. Ariko tukiraho nari ndimo ntanga urugero rw'uwo muntu wambwiye ngo kandi umbwire icyo Imana yavuze. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiranye, ntabwo kuba umuntu yaguhereza icyifuzo ngo umusengere ari ikosa, ahubwo uwo muntu ugusabye gusengerwa, ugusabye ngo umusengere ni muntu ki. Tugeze mu minsi abantu barimo bashaka mu ntoki y'Imana ariko badashaka kwera kw'Imana. Uwo muntu urimo gusaba kumusengera yenda ntibanaziranye n'Imana, ntibanaherukanye,
we usibye no noneho tekereza untumye kwa bikora imana ni urugero ntanze ugenda umbwire bikora imana ko hari umuntu umushaka kandi aranze mubwire ko nimvuga Korodina ni urugero cyangwa Mugeni ari buhita amenye naza nkasanga bikora imana Korodina ntago amuzi na Mugeni ntamuzi kuko uwo muntu ntago amuzi ni nako umuntu usenga atazi imana rero biba bimeze niko gahunda ubundi ziba zimeze kuko nimba Bibiliya iravuga ngo ni data wa twese mwiza nimba data wa twese mwiza twese tukamuhuriraho ni ukuvuga ngo atuza amazina muri wa muntu ubwe ngo ujye kumusengera kandi umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese yegere wa muntu niba agoye ngo umusengere akaba atazi n'irya data wa twese mwiza yajya kuryama akiryamira gutyo ubundi hari abantu baryama rero mu bintu bitumye abantu basubira inyuma mu by'agakiza ni twebwe bakozi b'Imana turimo turizeza abantu kubasengera tutaretse nabo ngo basenge muri bo have mu butumwa bwiza bagira agakiza ikindi ngiye mbona ku giti cyanjye ntabwo ndi nararibonye cyane ariko ikindi mbona n'iki kintu cyitwa ibitangaza byinshi cyane ariko ibitangaza n'ubundi bikorekera birakorwa impamvu byabaye no kugira ngo n'abatizera bemere ariko twumvikane tugihurireho mbere ntabwo ubu ntabwo ushobora kuzana umuntu waturutse hahandi nababwiye yego ngo nze ngo uhite umpereza inzu irimo amakaro ntabwo namenya ukuntu bayicanamo nahita ntera amashyiga kandi inzu y'amakaro ntabwo bayiteramo amashyiga ni ukuvuga ngo n'inzu ya sima ugomba kunyereka ukuntu bakoropa ni ukuvuga ngo rero hari n'ibintu Imana idashobora kuguha ngo ikore ikosa ibiguhe kuko ku rwego urageraho ntabwo yemere kubiguha oya tukiri aho narindi kumwe n'abantu ku mugoroba ndimo ndababwiriza nawe nkurikiranye hari ibintu Imana idashobora gukora ikosa ryo kuguha baza ngo ni ibiki niba umuntu ashobora kugira 100,000 uwo munsi ntajye gusenga uwo munsi ntumubwira Imana yumve ngo arayumvise bitewe n'iki na bya 100,000 uwo munsi akarara mu kabari uwo munsi agahita abona ko umugore bari kumwe badakwiranye ari mubi utekereza ko Imana izamuhamagana biri ntago bibaho niyo mpamvu ijambo rivuga ngo dukiranuke mu biki no mu byinshi nibiza dukiranuke ariko duhere muri biki rero kimwe mu bibazo dufite n'iki nuko abantu kandi ni twebwe umuntu arahindukira akavuga ngo ibintu by'Imana byataye agaciro nta muntu w'Imana ukiriho abantu bose n'abesikoro ndagira ngo mbwire umuntu dukurikiye ubwitorero ry'Imana rikiri mu isi n'umwuka wera aracyahari reka wijya kure nimba itorero ritarataha n'umwuka wera aracyahari kuko ikibazo gihari ni uko umuntu ashaka umwuka wera avuye mu kabari yego ashaka ko umwuka wera aza kuvugana nawe avuye mu kabari agashaka ko umwuka wera aza guhita mu bagabo babiri afite umwe ari uw'abandi n'undi ari uw'abandi ubwo ntabwo mwaba ashaka ko Imana iraza kuvugaho akaza gushaka ngo mu kazi yabonye atanze ruswa runaka Imana ihamurindira kandi yatanze ruswa kandi arabizi ko yatanze ruswa nawe arabizi igihari nuko turi gusenga Imana ariko hari ikindi twabanje gusa nko twishingikirije oya Imana bamwe baba baragize nka garanfere cyangwa mubyara wacu nimba Imana itemera hicirwa inzira wowe urafashe ngo utanze ruswa hanyuma ugiye gusenga ngo Imana irindire muri abo ndagira ngo nkubaze nk'iyo umuntu avuye gusenga cyangwa ari mu itorero ahantu ugasiga usenya itorero ugasiga usenya groupe wasengeyemo ugasiga usenye abantu nabo bantu busenye cyangwa uri gusenya ubwami bw'Imana uri gusenya ubwami bw'Imana kandi nawe utiretse iyo usomye neza mu ijambo Pawulo yandikiye Abefeso 25 navuze ngo nuko muyambura ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu mugeni uzasitare ariko nawe urabizi ko tugeze mu minsi nshobora kukubwira nti bikora ima tujye gusengera muri eglise mu itorero runaka hari ugahita umbwira ati reka nujyeyo bakorana n'abadayimoni bakorana n'imyuka mibi kandi wowe urimo urakataza ujyayo hanyuma wowe ugiye kugirayo
niba uwo muntu bamaze kubona ko uwo muntu nta mwuka wera murimo, niba bamaze kubona ko aho hantu nta mana ihari, kuki ujyayo? Hari amagambo yose yavuze ngo mwebwe muri abaso Satani. Nawe ni wase Satani, nawe abari mu kazi. Niyo mpamvu natangije ijambo rero ryo muri Mariko rivuga ngo mbese ubwami bwabasha gusenya ubundi bwami, mbese ubwami bwabasha kwisenyanya hagati yabo? Ntabwo byakunda. Niko Yesu bamubwiye. Ntabwo byakunda. Bivuze ngo ntabwo abantu babyiza ubu, no ku bwa Yesu barabimukoze, byari bihari. Ariko tushimye Imana ko yanesheje. Bimwe rero mu bintu biri gutuma umubare w'abaza gukizwa ugabanuka, bikanatuma mu masezerano tugenda duhabwa adasohora. Urasanga umuntu amaze mu itorero imyaka 20, itorero yatanzeho sima, aritangaho amabati, arakoropa, arakubura, atanga umushahara we, atanga 1/10, ariko ukwezi kumwe akaryambika ubusa, ugasanga ibikorwa yakoze imyaka 20 biteshejwe agaciro n'ukwezi kumwe arisebesha. Ariko njye ntabwo ndemeranwa nawe. Yego. Kuri kote yanjye Pawulo yengeze avuga amagambo ngo ibyo ndabivuga nanjye ntabwo ndibwemeranwa nawe. Kuko Yesu yari amagambo yavuze ngo agasozi ni kabanga. Yego. Iryo jambo rarize. Agasozi ni kabanga, muzimuke mujye ku kandi. Nako ni kabanga, mwimuke mujye ku kandi. Yarazi ko urwango rubaho. Hanyuma njyewe icyo ngomba gukora ni kimwe. Uyu muntu ashobora kuba yaratanze sima, kandi mu by'ukuri nimba Bibiri ivuga ngo data wa twese mwiza twese twamuhuriraho, bivuze ko turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Kandi koko niko biri, turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Ubundi nta nubwo hakagombye kubaho umuvurungano, cyangwa ngo habeho abantu b'abanyarukoni, cyangwa habeho abantu bavuga ngo jewe turabo kwa Kefa, turabo abantu bateye gutyo turabo kwa Kefa, turabo kwa Petero, mbese ugasanga bimeze gutyo. Nuvuga ngo uyu muntu wavunitse muri ubu buryo, yego, agatanga izo sima, wamugiriye na akayobora. Jewe ndaje mugira inama, nicyo nshaka kukubwira. Niba bavuze rino jewe ntabwo ndi kumwe nawe, ahubwo ndi kumwe n'uyu muntu. Cyakoze icyo ndi bumunegeho ni kimwe, yego, kuvuga usebye bivuge neza, ngo gusebya ukahava ugize ibyo wangiza kandi nawe hari ibyo wubatse. Ahubwo ikiza muri bya bintu iyo bikunaniye, mu gihe bidakunze, mu gihe udashoboye guhagarara muri uwo mujishi, wowe uraterura ukagenda, sinzi kundi bubyite ukagenda nk'imfura. Ubundi Bibiliya birevuga ngo imfura zo mwisi nizo bera yishimira, nizo abera Imana yishimira. None nuvuga ngo ukagenda uri umuntu w'inyangamugayo ku buryo n'abandi wasize bazasigara bavuga ngo bikora Imana. Turibuka ko twabanye twagendanye, kandi nkibutse ko muri uru rugendo turimo ni rugufi cyane, rugomba kurangira. Hari igihe rero ukarusoza nabi kandi waratangiye neza. Icyiza uhitamo kimwe, ugaterura ukagenda neza, byabana ngo mukabati mugeni namwe twararimbanye. Ndibuka nk'ubu twari twagiye tujya mu mahantu henshi, mwakoreye muri ahantu hatandukanye, dutanga amafaranga, dutanga amakote, dutanga inkweto, ukavuga ati twarakoranye, ariko bibaye ngombwa ko tutagifatanyije. Ikibazo rero gihari, ntabwo abantu bari kubikora gutyo. Tugeze mu gihe kigoye aho umuntu aba ari mu rusengero, ari muri groupe, ari mu cyumba cy'amasengesho asenga, akaza asenga akijijwe, ubona ari umugenzi ujya mu ijuru. Maze kubyitegereza nkuko watangiye ubivuga, buri wese agira kera, ariko yamara kubona hari ahantu Imana ikoze, kuko dusenga Imana ivuga, yamara kubona hari ibyo Imana yavuganye nawe. Mbibutse neza ko aba bantu bahasebya n'aba bantu bahavuga nabi, nabo ni abantu bahageze data bakamira ku mata cyane. Aba bantu bahavuga nabi ni abantu bahageze bananiwe, bararuhuka. Ukaza gusanga muri cya gihe umuntu atabawe, aguwe neza, byange bikunze abonye impamvu,
y'aho hantu. Kandi mbwira abantu badukurikiye, ntabwo ari ahantu mu kabari, si ahantu mu isoko, ntabwo ari ahantu mu kibuga. Ubundi ubwami dukorera ni ubwami bukomeye, ni ubwami bw'Imana, ni ahantu ho kubahwa, ni ahantu naho hakeneye ubwiru. Ndagira ngo nkomoze kuri iki kintu. Yego. Ariko ntabwo ubwiru bw'Imana bukibaho. Impamvu butakibaho ni iyihe? Tugeze mu minsi nta rukundo rukiri muri twe, no guhugurana no gusengerana no gusabirana. Uzibeshye uhugura umuntu tukira aba kurusha mu mufuka, bivuga mu mufuka. Yego. Ntabwo ari mu mufuka hagaragara. Aba kurusha ikofi, akurusha no kuba ari imbere. Yego. Akurusha no kubashyikirana na pasiteri. Yego. Wo muhugure. Ibizakubaho uzabimbwira. Ni ikibazo, ariko no muri iyi minsi ya none, kubera ubwinshi bw'amadini, kubera ubwinshi bw'amatorero, tugeze mu gihe iyo utenze umukirisitu atemera kujya ku gice cy'uwatenzwe ngo yihugure yisubireho, ahubwo ahita yimuka akajya kwa runaka, akahita ajya ahandi. Ni nacyo gituma bivuze ngo avanye aho hantu umugayo, ajyanye undi mugayo ahandi ahajyanye umugayo, bikaza gurangira umugayo uzakurura ukurure. No mukaza gusanga ya Mana yavuganiye nawe hahandi hambere yaramugaye, ariko aho agiye iramushimye. Harya ubwo sitwemeranwa ko Imana ari imwe? Nimwe. None se ubwo yivuganira nawe aho agiye si bimushyeshyenze? Ni gute wasiga unkomerekeje umbabaje, ugasiga itorero ry'Imana urisenye, wagenda Imana ikavuga ko iri kumwe nawe izabana nawe? Ntabwo ngewe ibyo ngibyo mbyemera. Ariko niyo minsi dusohoye, niyo mpamvu nanjye nateguye ngo iki kiganiro tukiganireho, tubwire abantu badukurikiye ngo uko byagenda kose hagomba kubaho ubwiru bw'Imana. Tukiri aha hari Bibiliya ntibivuga ko turi abavandimwe. Yego. Bivuze ko hagomba no kubaho ikibazo, kandi iyo ikibazo kiriho ntabwo gikemurwa n'ikindi kibazo. Yego. Niyo mpamvu buriya ku bantu bayobowe n'Umwuka Wera, ku bantu b'Abakristo, usibye ko nabibona ubundi igihe nemera ko ku giti cyanjye nemera ko tugiranye ikibazo nta muntu w'umunyamahanga hanze utari muri twe ugomba kuza ngo twunge. Oye, muri iki gihe iyo umuntu agiranye n'undi kibazo ntabwo agusanga nka mwene so ngo agusaba imbabazi, ajya akanyarira ku musozi akajya kuguhirika, cyangwa akajya gusabiraho imbabazi, akajya mu itorero runaka akaba ariho asabira imbabazi, kandi akaba yasiga asabye imbabazi wa mutima akomerekeje. Byakagombye ko musabana imbabazi. Noneho iyo habaye ikosa mukoserezanya, Bibiliya bivuga ikavuga ngo mwene so naguhemukira uzamwegere musabana imbabazi, nibyanga umuteze undi mwene se, nibyanga mushyire mu badiyakoni, nibyanga umushyire mu itorero n'imbere. Hanyuma mu itorero niba binanirwa mumushyikirize iki? Ubuyobozi, kuko ari cyo bushinzwe umuhana. Ndabyumva. Turimo tugira ngo tugane ku musozo, ndagira ngo turase ku ntego, tubwire abadukurikiye. Ubundi Umwuka Wera ntabwo Data yawutanze ngo turebe umugabo we tumenye ko ari we muzabana. Nta nubwo Umwuka Wera yamutanze kugira ngo tumenye iby'akazi, tumenye uko bizagenda. Ubundi Umwuka Wera yamutanze ngo yungure itorero, kandi itorero ntabwo ari amazu tubamo, ntabwo ari amazu dusengeramo. Itorero ni njye nawe. Bisobanuye iki? Mu gihe uhawe kuvuga ubutumwa bwiza, mu gihe uhawe guhanura, kwerekwa, kuko twebwe twemera Umwuka Wera kuko Imana yazitanze. Mu gihe uhawe kuvuga ubutumwa bwiza, bwakabaye ubutumwa bwungura itorero, atari ubutumwa bugusha cyangwa busenye itorero. Kandi nivuga itorero abantu ntibumve idini runaka, ntibumve izina runaka, nimvuga itorero wumve njyewe nawe. Rero mu gihe uhawe ubutumwa bwiza kandi buri busenye nge, ntabwo ubwo butumwa bwiza buraza kuba ubwungura itorero, kuko nanjye hatabayeho kunguka. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo
ubutumwa bwiza cyangwa uko umuntu yakabaye ahanura ateshe ahugure acyahe ariko anahumurize kandi abikorana ubugwaneza. Yego. Ibi bintu byose muri izi mpano zose uhanura ubwiriza uwere abikorana ubugwaneza. Cyewe mfite ikibazo aho ngaho umugeni. Uyu muntu utesha we utesha uhugura kandi akanacyaha kandi akanagaruka agashyiramo ubugwaneza atari mbese Bibiliya ivuga atari umunyarukoni mbese atari umunyarukoni. Uyu muntu we nimba ibintu atabishoboye we twamugira nama ki? Turagira ngo tubwire abantu badukurikiye ariko tugeze mu minsi nawe urabibona n'urugero uri umuntu w'umugabo sibyo? Yego. Mu bigaragara uri umumama dore wambaye impeta nambaye impeta ufite umuryango nanjye ufite umuryango. Yego. Sibyo? Uri umuntu w'umugabo ufashe umugore wundi. Yego. w'umukirisitu uramuhanuriye sibyo? bari kumwe noneho umubwiye ko yasambanye. Mu by'ukuri uyu muntu urugo urarwubatse cyangwa urarushenye? Ubaye musenya mu buryo bwo bwose. Umusenye mu buryo bwa societe abamo, usenya umuryango. Umva sino gusenya umuryango gusa, usenya n'umuryango nyarwanda, usenya n'itorero. Yego. Usenya havuka, usenya naho yashatse, usenya n'abana be nawe ubura n'inshuti ze. Nese uyu ni umwuka wera. Ikindi kuri uyu muntu utesha akanahugura nawe yakagombye kuba afite indangagaciro zimuranga. Yego. Sibyo? Yego. Dufite abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa. Hari umuntu ntari buvuge rwose nashaka ngewe twegeze dukubitanira ahantu ku ruhimbi baramuhagurutsa. Yego. Kubera ko yaterese umwana w'abandi muri korali baramuhagurutsa aragenda. Uyu muntu mu by'ukuri we nimba wamutumiye akaza kubwiriza wenda akaza kuri channel yawe. Yego. Ukazumva akubitanye n'umuntu wabyaye mu buryo bwo mu mwuka ari umwana w'umukobwa kuko buriya cyane n'abagore nibo batahuye ko Yesu yazutse. Nibo bantu bazi ko n'ububyutse nibo bazana ububyutse nibo babari hafi cyane 80% uzasanga ari abagore benshi baboneka bari mu masengesho ari nabo banamamaza n'uwenda kuzamuka mbese ububyutse buri kuri we n'abagore bamwamamaza. Noneho usanga abagabo ari gakeya ugasanga uyu muntu wamutumiye kuri channel yawe abuye n'umwana wabwirije arabwira ati ngewe ndi umunyamavuta ndasenga kuko akamukurikira kwira ko kandi kuko yamukurikiye yumva ko agomba kugira gute kumusengera ejo kumva yamusambanyije. Ari umuntu sibyo bihe tugezemo se ari umuntu umugabo uro ijambo ry'Imana. Uyu muntu ugira ngo bizakunda ko yavuga. Niyo mpamvu umutwe w'icyigisho nawo hari ijambo rivuga ngo abakorera ubwami bw'Imana ni nabo bagaruka bakabusenya. Impamvu tumaze kuba inshoberamahanga mu bantu kubera iki? Tugeze mu gihe ubona umuntu yateye kamera nkuko natwe twayiteye akahanurira runaka yakaba yasanga mu rugo. Nk'ubu turi kumwe bivuze ngo umunyarwanda nkabundi kandi nubwo waba umuzungu natega indege nkaza kukureba kuko niba Imana impaye message yawe igira n'inzira nyinshi no kuriza kumatiki wewe nubwo nta natega indege nanaguhamagara kuri telefone ubu byaroroshye. Ugasanga umuntu ubwo butumwa bwe ntago abumushyiriye mu rugo nta nubwo amuhamagaye nta musanze naho asengera ateye kamera aje kumubwira ngo mvuko Imana ivugana nawe. Icyo ni icyambere. Muri rangaje buryo turi gukoreramo Imana biri muri ni kamera mbi turi kugaragaza iyo reka icyo nkitambuke kuko ndumva ari byinshi. Ugasanga undi abateye arimo arahanura. Se twavuze ko uhanura yakaba ahanura ibyungura itorero ahanuye ko nta mahoro abantu bafite, ahanuye ko abantu
birangiye, ibintu bidogereye bicitse kandi bimbabwiye n'umujinya n'amahane n'uburakari na ya kamere y'iwabo nuko atageza ahabwa keya si no guhabwa keya n'uburere. Ikintu ikisha abantu rero ni uko abantu ngo bitwa ko bafite agakiza nta ndangagaciro, kandi nkeka ko umuntu ufite gukizwa yakabaye afite n'indangagaciro na kirazira byo kumenya uko uvuga nabugaburira. Ejo bundi nahoze mbwira abantu twarimo tuganira ijambo ry'Imana, ndavuga ngo tugeze no mu minsi natwe ubwacu tutakimenya uko tuvugira ku ruhimbi. Ugasanga umuntu n'umugore ni umukobwa, ariko imvugo akoresha ari mu ijambo ry'Imana avuga ubutumwa bwiza, wabireba ukoresheje ubwenge bwawe nk'umuntu atari ngombwa ngo ujye mu mwuka, ugasanga birahakana ukwera kw'Imana. Uriya muntu uzi ikintu namugereranya nacyo, we ukiraho reka nguhe urugero utiriwe umugereranya. Dufite ingero nyinshi hano, mfite kuza nkaba nakiyita Elisa, nkiyita Eliya, nakiyita Mose. Hari ingero nyinshi kandi zivuga ku Mana umuntu agahita yumva. Nshatse kuvuga intwari nshobora kuvuga Yoshua, nshobora kuvuga Kalebu bageze i Kanani, ariko ugasanga umuntu yiyise Mini, yiyise Gisasu, kandi nta bindi byiza byacyo tuzi. Nuko cyica iki abantu ndi igikombe. Ugasanga ndabwira abantu badukurikiye nateruye mbabwira ko tugiye kuganira umuntu n'umwana w'umukobwa, ariko uburyo arimo abwiriza tukabana avuga nabi, n'umusore wamubengutse mu iteraniro aravuga ati ntagona uyu muntu nimujyana n'ubundi. Ubundi tuvugisha ukuri, ubundi ibyo umuntu abiba nibyo biri mu mutima wiwe, kandi umuntu ntabwo ahora mu mwuka. None ko icyo abantu bazi ko kuvuga ubutumwa bwiza no kuba umuntu ari mu mwuka ari ukuba yageza yuzuye amahane, afite umujinya n'urugomo uri mukuru. Njyewe hari ikintu nshaka kugira ngo mvugeho. Nararambagije, naranashatse. Rero umukobwa umeze gutyo sinagutwara. Nta muntu uhora mu mwuka iteka. Ukuri yavuga niyagarutse habaye ikibazo niko avuga. Tukiri aho ndagira ngo nkubwire ikindi kintu sigaye mbona muri iyi minsi. Ntabwo abakozi Imana tukigira ubwiru bwacu. Hari icyo twita ubuhamya, icyo ni icya mbere. Ariko nubwo natanga ubuhamya hari icyo bita ubwiru bwawe gakabaye butaza hanze ngo ibintu byose usange nibyo icyo bita none mu gikari. Urabona twebwe tugeze mu minsi kuba umukozi Imana ariko nimenye nda havuga uko nsi imbere n'uko nsi inyuma. None nge maze igihe ndi kwibaza icyo kibazo, uremera ko mu gihe kizaza aba bana turimo tubyara twitwa ngo Imana irimo iravugana natwe amasezerano y'uko bazakomera? Hari igihe umwana azajya aza agatera iyi kamera nawe akareba ibyo nyina yavuze, ibyo se yavuze, uvuga uko aho washatse, usebye umugabo wawe. Ndakunda kubwira abantu nubwo mwaba mwaratandukanye, nubwo mwaba mwarashwanye, nubwo mwaba mutakiri kumwe, si ngombwa ngo ibyabaye byose bize ku karubanda. Uratekereza ko hari igihe abana bacu bazaba inzirakarengane kandi twitwa ko turi abakozi b'Imana, twitwa ko twahanuye tukerekwa, bikabatera ipfunwe? Aho ashobora kutajya ahantu runaka ngo abone akazi kubw'amateka y'umubyeyi we yashyize hanze ku karubanda. Mwese kuki abakozi b'Imana tutagira ubwiru bwacu? Reka ni bya bindi byo kudahugurwa. Umuntu wese umvugize gutya, ubwo aho kugira ngo yigire ku birenge by'abamubanjirije avuga ati uyu muntu wavuze ubutumwa. Ariko n'abadukurikiye nabo bumvira hako kandi kuba umuntu ahanura nerekwa navuga mu ndimi ntabwo bisobanuye ko ari umuntu w'Imana. Si cyo bivuze, ntabwo ari cyo bivuze. Yesu yaravuze ngo kuba abantu bavuga mu ndimi bakerekwa ntabwo bisoneka ari abana b'Imana. Wari nigeze avuga ko ibyo bintu atabizi bakoze. Ngiye ndashaka ngo mbwirire abantu badukurikiye, ntabwo subibona ko ndi umubyeyi haza kuri kamera, ndagira ngo nisegure ku bantu badukurikiye. Simvuze ko ubuhamya ari bubi, ubuhamya ni bwiza burubaka, ariko hari icyo bita ubwiru. Ndagira ngo ngaruke kuri iri jambo, buri muntu wese agira ubwiru bwe, abantu bagira ubwiru bwabo. Niba nje kuri kamera
nkavuga uburyo abagabo 80, 200 bansambanaga. Ndibaza ko n'ubuhamya yenda n'iby'Imana yakoze, yego ni nabyo, ariko numva ko ngewe mbaye mbona ko ubwo buhamya nabukubwira bukagukomeza, nshobora kugusanga mu rugo cyangwa nshobora no kubuvuga cyangwa kuganira muri iyo gurupe cyangwa muri urwo rusengero, ariko nta kamera yatewe ngo isi yose izabibone, ibintu kuko buzabone, kuko ibi bintu turimo tuvuga no mu myaka 90 ubundi bwo bite byiwe. Nibwo rero abana bacu nk'imfura yanjye n'umukobwa uzajya usanga nashaka cyangwa agiye ahandi bavuge bati uranyina yari indaye. Niba umwana ari mu ishuri ari kwiga, ari mu ishuri yiga, usange abaye inzirakarengane yabyo, abandi bana nibamubona bamusereze ati mama yitwirirwa tumubona ari kuri social media avuga uburyo yari indaye. Usanga umwana abayo mu buzima bw'ipfunwe, kandi twitwa ko twarimo dukorera iki ubwami bw'Imana. Usange bwa bwami twitwa ngo ahubwo twamaze kwisenya natwe ubwacu. Niyo mpamvu ndavuze ngo ijiji nisenya ibyo yubatse. Buriya ni ukuvuga ngo hari n'ibintu Yesu yakizaga abarwayi, akanabwira ngo muramenye mutagira uwo mubwira. Yego, ntabwo ushobora kumenya impamvu yabaga ibiri inyuma y'ibyo ngibyo. Ubundi hamwe no guhugura, ndagira ngo uhugura abantu gusoza, utanga inama yuko tuvuze ku bintu byinshi, uko usenga yakabaye abikora, usengerwa nawe yakabaye abikora, ndetse uburyo bwiza. Ikintu ushobora kuvuga nanjye bijya bimbaho, hakabamo gusenga, tukagira abo dusengana, yewe nkagira n'abo nsengera. Yego, ariko nimba ubonye umwe muri bo birashoboka Imana ishobora kubikwereka, ariko ntabwo ibigutumye. Yego, bigutumye ngo bizane hano guhagurutsa umubyeyi mu iteraniro w'abana bangahe 5, 6 ngo mbonye ngo uri umusambanyi. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Yego, ni ukuvuga ngo rero inama nabagira hamwe no guhugurwa, kwegera Imana kandi ukigira ku birenge by'uwakubanjirije, ukaba wamubwira nk'ubu n'urugero ufite abantu uyobora, ufite abantu usengana nabo, akakwandikira urupapuro uti mbonye hari ibintu mbonye. Oya, si ngombwa ngo anyandikire, ashobora no kumpamagara cyangwa akaguhamagara. Hanyuma rero numva mu by'ukuri inama nabaha, icya mbere ni ukugira urukundo, kabiri no kwirinda, gatatu no kuba inyangamugayo. Yego, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nanjye inama nakongeraho, mbwira bagenzi banjye abakozi b'Imana bavuga butumwa, reka twubake ubwami bw'Imana tunubaka igihugu. Sante. Kandi natwe ubwacu twiyubaka. Yego, niba uhawe ubutumwa bwiza, ubanze utekereze ngo ibi bintu ndi kuvuga birafasha iki uyu muntu, ese biramusenya mu buhe buryo, ngiye bimfashije iki. Hanyuma ubanze urebere hamwe inyungu byatuzanira twese hamwe. Mbwira abadukurikiye ngo twongere dusenge. Ndasoreza kuri ijambo rivuga ngo ubundi umuntu igihe cyose bamuvangirirwaho kuko atari mu gihe cyo gusenga. Iyo uri mu gihe cyo gusenga nta muntu wakuvangirirwaho ngo bikunde, kuko bakubwira icyo nawe waraye urusi, bakakubwira nawe icyo uri mubona. Ariko kuko nawe uri mu ntege nke, ni ngombwa tugiye gusengera abantu. Hanyuma dusengera uyu muntu warusubiye inyuma, warucitse intege, ndetse n'uyu wari waravuye mu murongo, wari waranarozwe mu buryo bwo abantu banze Imana, kandi Imana iracyahari. Yego, abantu bamaze kumva ko umwuka wera atagikora. Iyo umuntu arimo abwiriza, avuga ubutumwa bwiza, umuntu wese hari ukundi kuntu abifata, kumva ariko hoya haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Amen. Tugiye gusengera abantu, sengera abantu, dusaba Imana yongere garura umwuka mwiza. Twasenze. Imana yacu, se umwami wacu Yesu, ni koko uri inzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data utamutwaye, kandi uri ibyiringiro by'umugenzi, uri ibyiringiro byiza bitazadukoza isoni. Twari turi muri iki kiganiro, mwami, turi guhugurana, tuhugura abatwumva, twibaza ngo ni kuki abaririmbyi basenyana,
kandi barakoze bahanuzi bagasenyana bashumba bikaba uko nguko biterwa n'iki kandi Bibiliya ivuga ngo ni wowe data wa twese mwiza nimba tuguhuriraho tukakuryaho tukakunywaho ibyo byose bibaho biterwa n'umuntu ufite imbaraga nkeya umukobera w'Imana yongera mu bantu bawe zongere zigaruke imbaraga z'igihugu izina rya Yesu dusengera ubwoko bwawe dusengera abagabo w'Imana dusengera abanyarwanda muri rusange dusengera abari kure n'abari hafi kugira ngo umwuka wera abayobore abigishe kubana n'abantu bose abarinde muri byose izina rya Yesu urakoze Mana Bibiliya yaravuze ngo udafite ubwenge abugusabe tugusabye ubwenge tubusabiye bene data tubusabiye urubyiruko tubusabiye abari kure n'abari hafi dusabye ubwenge mu ngo ingo uzihe kubaka kandi uzihe ubwenge ari abamama ari abagabo urakoze Mwana nubashisha umuntu wese ubashe kutwumva kandi umuha umugisha uri kure n'uri hafi uri mu modoka uri muri ofisi umuha umugisha imfubyi abapfakazi abakene batishoboye umwuka wera abane nabo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Nimero yacu muraza kuyibona kuri kamera zanyu. Imana ibahe umugisha. Murakoze.